ziba ceceka se urarizwa n'iki nzakwica inywa se si we wazinyaye foromina dore uko gisa na foromina purukeri ya domina fiye ni ikigoryi ubona fiye yuzuye fiye yarasaze sohoka vuba genda batakubona wibeshye ubivuge ngiye kubivuga byose okay it's okay. ayo magambo urayibuka papa nanjye ngo papa mbabarire kugutuka sinari nkwiye kwitwa uwawe ni koko sinsa nabyo gusa icyo cyanjye numvaga cyahanishwa inkoni gusa ni ukuri ntibyagusabaga kumpeka ariko nibura ntiwakampemukiye kunyanga ntacyo byakantwaye iyo bitazamo kunyangiza imyaka y'ubugome ya rusi y'ubukuri nugenda uri buhemu kuri wowe wampemukiye wowe wanyigishije guhora nshira wowe wamfumbatishije umuriro ukambuza gutaka wowe wambujije guteta kandi mfite abanteteje wowe wamfashe ku munwa njunditse ibishyushye ngo ntacira wowe wanyoresheje amazira ntoki nk'aho ari amase wowe wakinguye umuryango w'ubwihebe mu mutima wanjye uri ibihemu uhemuka we ntahemukira ubizi uhemuka we ntareba igihagararo cy'uwahemukira uhemuka we ntamenya n'uwahemukiye wanyibye ubwana nkura ntakuze wanyishe urupfu rw'umugenda agahinda wanteye nkagendana imyaka karakura karabyara karuzukuruza ibyo byari ibyishimo byawe ariko ubu narazutse ndiho ese nagutwaye iki ese wampoye iki ese byaje bite ese wakuyeho izo mbaraga uri ibihemu ni satani koko umugani wavuga uzi gatabayeyo umuntu muzima yakora ibisa kuriya itako se ririho wabonye amaguru meza iki koko wakoranye na satani uri mu iteraniro ry'abamurwanya uri ruharwa washenguye imitima ya benshi ariko nanjye ndavuga ngo abandi ubitayeho se nawe utibabariye uri ibihemu urihekuye ubaye inshike warigeze abana ubaye igitutsi warigeze icyubahiro ubaye ikiragi warigeze ijambo uroboba nk'utazi umuhanda imyaka myinshi ntawe ukuzi uberewe rwose n'uruhu rw'intama reka ndukwambure bakubone wese impyisi mahuma yigize umuntu nako n'impyisi ndayibeshye yo muri ya migani ngo igana kariho ntago nigeze numva yari abana bayo uri ibihemu hari abagukoresha kandi barakorera inyungu zabo ngaho ese urabizi warabimenye se ko wahemutse hari icyo umutima ukubwira cyangwa ni wa mugore washatse utari muzima ufite amahoro cyangwa ngo ufashe kwihana ubuhoke mbwira warahemutse mwana we ese umerewe ute kutavuga uramenya utazagwa muri wa mwobo wancukurira gukiyambura ubuzima narakubabariye wumva umeze ute ko ya mahano wasize ukoze yakuye amahanga yose ese umerewe ute nizere ko ibaruwa usanga agatima kagitera ngo nguhumurize nguhe icyo utamaye kuko wanteye imbaraga zo kugishaka nkigeraho ubu ndatunze ndi umutunzi w'amahoro n'umunezero mfite ubuzima ndiho yazibuye ya masoko agaburira ubwonko n'umutima wazibije ubu ndiho ese umerewe ute baho ndabizi n'ubwo urwo rutindi ngo ni urupfu warukangishaga benshi nawe ntirugutinya kandi ndabizi nturukunze baho unareba imizi waciye ishibukamo indabo z'amabara meza baho wumva amagambo utabashije kuvuga ruhanga yatanze imbabazi kuri bose baho kuko burya ubugome si ubutunzi n'ubujiji mu bundi kuko n'imbuto itajya ibora ariko humura namenye Imana ndaguha indobanure kuko naragosowe baho ntuzapfa urwaye utaramenye ko yatinya akiyahura yarwanaga no gukiza abasa nawe humura kandi akama navugije saha ko kuguharabika nako kurinda bene mama bari hirya no hino ngo umunsi wasomye utazabikuza nkongera ngatonekara nibyo narakubabariye ariko sinagushira amakenga ese wowe ifatiwe mu cyuho ntiwanasaba imbabazi tubyite uburagise ubugwari cyangwa ubuhemu koko ese umerewe ute ese wamenye ko psikologa atabereyeho wahemukiwe gusa nawe yakumva akagufasha kuba umuntu kuko menya waribagiwe ukabugurisha
naca ese ninde wanyumva? Yesu Kristo harya uramuzi? Mperuka kumutegera amaboko amanywa nijoro, indirimbo zo kunamya zidahagara mu modoka yawe, Bibiliya uyigendana. Gusa menya waramubwiye utarahuye nawe, kuko uwamubonye agira uko agenda. Ariko yakuntumyeho ngo nkubwire ngo mugarukire nawe azakugarukira. Ese nkubaze, umfata uti? Umbona uti? Unzi gute? Ariko nkubwiye uko nkuzi, nari nzi kuri shitani itagira amahembe, kuko niyo itagira impuhwe, ikaba indyarya n'akarimi keza kandi ntegara ukurangiza abantu. Gusa naje kumenya ko utariyo, wari umufatanyabikorwa, ngo nkunde nangare mbura uburyo nitwe ikiburaburyo nk'uko wahoraga ubivuga. Wanyemera se njye nkubwire uko merewe? Ndiho, nabayeho kandi nzabaho. Urumuri rwaje mu buzima bwanjye kandi nafashe umwanzuro. Itabaza ryanjye ntirizazima mu myobo, muri gereza, mu bitaro, mu mashyamba ndagiye kuko ntwaye urumuri rutazima nahawe n'iyaduhanze. Ya yindi itarakwemereye ko ntwara ubuzima, ngaho nawe baho. Ngaho nawe baho, kuko abawe wabasize icyasha n'ikimwaro, wenda nabo baryama bagasinzira. Urabeho nakubazaga ngo ese ko waruciye ukarumira kandi narumvise ko byakugezeho, umerewe uti? Uri bihemu, uva ibuzimu ugibona. Baho.